nibwo ayo masengesho tuzayarangiza turimo. Umuntu wenda ashobora kwibaza ni gute umuntu asenga amasengesho y'iminsi 1000 akayakora gute, ese ari gusengera ibihe byifuzo, umuntu ashobora kubitekereza wenda uburyo umuntu ayakora. Dushobora gufata akantu haciye nk'iminsi 3, ariko tuzarangiza iminsi 1000 kandi turimo turasengera ibintu bikomeye ku isi. Hari imyuka 5 yateye isi turimo turirukana. Cyambere turimo turirukana ku isi. Rero mu byifuzo dufite igihugu cy'u Rwanda twagishyize imbere, ndetse no muri iyi minsi 1000, iminsi 200 ya mbere ubu tugeze ku munsi wa 24 dusenga, ariko turi gusengera iki igihugu cy'u Rwanda kugira ngo Imana ikomeze tugirire neza. Iyo minsi 200 ya mbere kuri uyu munsi wa 24 tugezeho turi gusengera igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo aya mahoro dufite agume. Yego. Kugira ngo uko dutuje, uko tumeze neza bigumeho, kuko iteka ryose y'abantu bari amahoro haba hari n'abandi bantu bagenda bategura ibitero muri iki gihugu cy'u Rwanda waza kugirira abanyarwanda akamaro, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Imana imushima, kuko namweretsweho ibintu byinshi. Nkunda guhura nawe cyane. Wowe buriya nge nkunda guhura nawe cyane kubera impamvu z'Imana, kandi urumva duhura cyane abami, gusengera abami, gusengera ibihugu. Nuko nyine rimwe na rimwe n'ibihugu nge sengera ntibireba kure ngo bimbe hafi. Ariko nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda ho ndashimira Imana, cyo kimpa umutekano, kimpa amahoro, nubwo wenda nagira ibigeragezo binyuranye, ibyo byose bakanyataka mu buryo bumwe na bumwe, ariko mbona ko ndamahoro. Kandi ngashimira nanone Imana ko mfite urukundo rukomeye rwo gukunda igihugu cyanjye no kugisengera, kuko buriya nanyujije amaso mu isi hose, ngenda ndeba no kuri uru Rwanda nta n'undi muyobozi igihugu cyacu kigeze kigira umeze nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kubera iki? Buriya mu masengesho yanjye mugarukaho cyane, kubera mba mbona ko ni Mose Imana yaduhaye. Ziba Iyobokamana TV ndetse na Impamba Nyayo TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Ni Prophete, ni umuhanuzi mu buryo butandukanye, yagiye uhanura ibintu byinshi bitandukanye. Iyi Imana imubwiye ngo vuga arasema, sema. Turi kumwe rero niwe tugiye kuganira. Turi mu ntara y'Amajyaruguru, na ahantu heza cyane. Nyine reka nsuhuza abantu baho badukurikira benshi bagiye batandukanye, tubabwira ngo Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, n'abari mu majyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bihugu bitandukanye, muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no ku mugabane w'Uburayi, tutibagiwe nabo ku mugabane wa Aziya. Mwese Imana nikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'icyo kaburi mu kababaro, uri mu gahinda, urarwaye cyangwa se urarwaje, uri muri bya bivuga ngo Mana kubera iki wandetse? Ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, ahubwo yavuze ko naho yababaza umuntu ngo ntabwo ijya ibikora iteka, ahubwo igeraho ikamugirira ibambe, ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe, imyaka y'ibyago ikayivunja mu ibyishimo. Wowe rero wishimye, ujye ukunda kujyana n'abantu bababaye, ubatabare mu buryo butandukanye, wambika abantu, ubagaburire, kuko wa muririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Ndi muri iryo vuga butumwa, reka Prophet Eden cyangwa Enock ufite YouTube channel nawe yitwa Eden TV. Wow, ni byiza cyane. Ndabona wongeye kuba ko wananutse, wabaye iki? Turi masengesho. Muri gusenga? Turi masengesho y'iminsi 1000. Iminsi 1000? Turi masengesho y'iminsi 1000. Abantu benshi tereza ko babizi. Imyaka 3. Imyaka 3. Turi masengesho twatangiye ku itariki ya mbere. Yego. Ubwo rero urumva tuzayarangiza mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa 8, azaba ari ku itariki 25 azaba ari ku wa mbere. Nubwo ayo masengesho tuzayarangiza turimo. Umuntu wenda ashobora kwibaza ni gute umuntu asenga amasengesho y'iminsi 1000 akayakora gute, ese ari gusengera ibihe byifuzo, umuntu ashobora kubitekereza wenda uburyo umuntu ayakora.
dushobora gufata akantu haciye nk'iminsi 3 ariko tuzarangiza iminsi 1000 kandi turimo turasengera ibintu bikomeye ku isi. Hari imyuka 5 yateye isi turimo turirukana. Cyambere turimo turirukana ku isi ni umwuka w'ubutinganyi. Uyu mwuka maze gusa naho wataka abantu bose, watatse abana, watatse abasore, ndetse ni n'umwuka ushobora kuzajya ahubwo mu minsi iri imbere ushobora kujya ukura abagore mu rugo bakava mu rugo cyangwa n'abagabo bakava mu rugo bagatandukana. Kubera iki? Ni umwuka uhambaye cyane. Rero ni umwuka wa mbere turi kwirukana ku isi, turi kwirukana no mu Rwanda. Ko twamaze kumenya ko hano mu Rwanda hari amatsinda menshi y'abana, y'abagabo, y'abagore banyuranye bari guterana kubera icyo kintu cy'umwuka w'ubutinganyi, kandi ni umwuka wa Satani urimo uragenda urwanya isi. Icya kabiri rero turimo turasengera uyu mwuka w'inzara. Umwuka w'inzara twamaze kumenya ko ku isi hose urahari, ndetse n'aha mu Rwanda nubwo ibintu bisa naho biri kugenda bihinduka, ariko twatangiye nyine turi kwirukana uwo mwuka nanone w'inzara. Uwo ni umwuka wa kabiri. Undi mwuka wa gatatu twashyize muri aya masengesho y'iminsi 1000 ni umwuka wa divorce. Uyu mwuka wa divorce uri mu b'inzu y'Imana, uri mu bapastori, uri mu bantu banyuranye, ba bantu bakabereye abandi urugero, nibo usanga uwo mwuka nanone uri kugenda ufata cyane. Ukabona ko rero birebana n'umuryango nyarwanda cyangwa se korere, uburyo abantu bari kugenda batandukana, ukabona ntabwo ari ibintu bikwiye, ugasanga ko abantu batandukanye n'indangagaciro zishingiye mu mahame yo kwera. Uwo ni umwuka kangahe nk'ubwejo wa gatatu. Uwo ni umwuka wa gatatu. Umwuka wa kane turimo turasengera kuri iyi si ni umwuka w'intambara. Intambara urabona muri Kongo intambara, ahantu hose intambara, za Israel intambara, muri Ukraine intambara zabaye intambara. Ariko tubireba neza dusanga uyu mwuka w'intambara usa naho urimo urazana ibindi bibazo bindi binyuranye. Ukabona ko rero harimo imigambi ikomeye yande ya Satani. Turimo rero turahagarika uyu mwuka w'intambara. Uyu mwuka wa gatanu turimo turarwana nawo, by'umwihariko navuga ko atari n'impamvu zo kurwana nawo cyane, ahubwo turi gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu Imana yavuzeho ibintu byinshi, ni igihugu Imana ikunda. Rero mu byifuzo dufite, igihugu cy'u Rwanda twagishyize imbere, ndetse no muri iyi minsi 1000, iminsi 200 ya mbere, ubu tugeze ku munsi wa 24 dusenga, ariko turi gusengera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo Imana ikomeze tugirire neza. Iyo minsi 200 ya mbere, kuri uyu munsi wa 24 tugezeho, turi gusengera igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo aya mahoro dufite agumeho. Yego. Kugira ngo uko dutuje, uko tumeze neza bigumeho, kuko iteka ryose y'abantu bari amahoro haba hari n'abandi bantu bagenda bategura ibitero by'intambara zirwanya ya mahoro. Aho rero niho turi, ni muri ubwo buryo dufite. Ubwo urumva bikubiyemo ibintu byinshi, bikubiyemo ingingo nyinshi. Ibyo ni ibyifuzo bikomeye, nabyumvishe. Ni ibintu 5 bikomeye. Ariko wenda reka tuvuge ku gihugu. Buri usengera igihugu ugisabira. Okay, wari ukomoje kuvuga ngo ubwo tuba turi amahoro haba hari gutegurwa mu isi y'umwuka intambara cyangwa abantu bahungabanya nayo mahoro mugani. Ariko wenda igihugu ni nk'ibiki ubuvuga ati igihugu ndagisindi gusengera igihugu muri iyi minsi 200 yibanze kubera impamvu izi wavuga ibiki? Icya mbere muri iyi minsi 200 yibanze mu gusengera igihugu, icya mbere nabivuze ni gusengera kugumana ya mahoro. Kuko iteka nyine yo hari amahoro haba hari n'izindi nzitizi nyinshi, n'izindi mbogamizi nyinshi zishingiye ku bantu bafite imitekerereze ya Satani, batarashobora kugira ibitekerezo by'Imana biri mu murongo wa nyawo. Kandi nanone iyo dusengera igihugu tutinda ku buyobozi cyane bw'igihugu, dusengera ubuyobozi bw'igihugu. Urabona mu bihe biri imbere dufite amatora, uzi ko hari iby'Imana yatubwiye. Mu bya mbere by'ibanze harimo ayo matora azaba mu 2024, kandi ibi ndacyanabisubiramo.
nshingira no kubyo Imana yambwiye cyangwa se yamenyesheje. Ariya matora narabitangaje kandi abantu barabizi. Nta n'undi muntu wundi Imana irigera ibona uzaza kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda. Nta wundi ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'ubundi utwaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ayo matora n'ubundi twarabisobanuyeho niwe uzashobora gutsinda kuri ayo matora azaba mu 2024. Ariko twe iyo dusenga tuba dusenga twirukana imitego, twirukana imyuka yose icaracara iciye mu banzi b'igihugu, iciye mu bantu batandukanye, kuko hari abantu bagifite imitekerereze ishaje, bagifite imyumvire ipfuye itari y'Imana kuri iki gihugu. Iyo myuka rero yose turi kurwana nayo. Joel, ntabwo biba byoroshye iyo umuntu arwana n'imyuka myinshi, ntabwo biba byoroshye, ariko muri make harimo amatora kuyasengera. Kandi ubu nge muri gahunda ahubwo narimo ntegura ko muri iyi minsi ndaza kujya kuri komisiyo y'amatora kugira ngo mbe mbikije ijwi ryanjye, kuko nta wundi muntu Imana yari yigera yerekana cyangwa se uhari muri iki gihugu cy'u Rwanda waza kugirira abanyarwanda akamaro nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Imana imushima, kuko namweretsweho ibintu byinshi. Nkunda guhura nawe cyane. Wowe buriya nge nkunda guhura nawe cyane kubera impamvu z'Imana, kandi ubwo urumva duhura cyane mu mwuka. Ariko mu bihe bishize ngitangira aya masengesho ngeze ku munsi wa 5 w'aya masengesho y'iminsi 1000, nibwo nagiye kubona mbona ahagaze, ariko ngiye kubona ngo mbona mu ruhanga rwiwe mbona izuba ricanye rimurika, noneho ngo mbona ko ahantu hose hatabonaga ahanyura hose mbona haboneka umucyo. Mbona n'amahanga menshi arimo atangarira ibyo bintu. Ngiye kubona kandi mbona ibirebana n'intare nyinshi, nabonaga intare nyinshi kandi z'ubwoya bwera. Noneho ngo mbona izo ntare uko agenda zirimo ziragendana nawe, uko agenda nkabona zirimo ziragendana nawe. Noneho Imana irangije irambwira ngo uko ndimo ndabibona, irambwira uti kana gatoya Enock, na kana gato burya n'iryanye. Irambwira uti kana gato Enock si Imana. Atukuri muramubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame izuba mu ruhanga rwe. Atuko niko Imana ikomeje guhagarara kuri we no kumubera amaso. Ati kandi nizo ntare urimo ubona z'ubwoya bwera zirimo ziragendana nawe. Ati ni uburinzi bw'Imana bukomeye Imana yamushyizeho buri kuri we, ngo kandi buzagendana nawe mu minsi yose y'ubuzima bwe. Ndatangara cyane kandi nanone nakangutse, numva umutima wanjye unezerewe. Ndavane kuko n'ubundi niwe muyobozi wa mbere ngewe nabonye kuri iyi si umutima wanjye ukunda kandi usabira. Buriya iyo umuntu utamukunda ntabwo ushobora guhishurirwa ibye. Ni muri ubwo buryo rero ndabihishurirwa, ndabibona, mbona ko uburinzi bw'Imana bumuriho, kandi nanone mbona ko uburinzi bw'Imana buri kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Ariko ibyo byose ni ibintu Imana igomba gukomeza kugenda ikora Joel, biciye mu nzira z'amasengesho. Maze mbwira abantu ko abantu badakwiriye gusuzugura amasengesho, kuko amasengesho yabera azagira ute azibuka. Niko bimeze. Ni muri ubwo buryo ku gihugu rero niho waruri. Imana irimo iravuga ibintu byinshi ku banyarwanda. Imana irimo iravuga ibintu birebana n'inzara, n'ubu ndacyabibasubiriramo banyarwanda mwese bimubyumve. Inzara Imana ije kuyirukana muri iki gihugu cyacu. Ikindi Imana ikomeje kugenda yerekana kandi nanone gihambaye ni uburyo Imana ikeneye ko abanyarwanda bongera kugaruka aho bagiye bavuganira n'Imana, bakongera bakagira ibihe bihagije byo gukomeza gusenga. Ari nayo mpamvu mpamagarira buri muntu wese kugira umwete no kugira bwa bushake n'imbaraga zikomeza gusengera igihugu cyacu, kuko iki gihugu ni igihugu Imana ikunda, ni igihugu Imana yavuzeho ibintu byinshi Joel. Ni muri ubwo buryo narimo nkubwira ku by'igihugu. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Ubwo no kuvuga rero iyo minsi 200 ya mbere mu minsi 1000
ngo niyo kugubusengera igihugu rwose nta kindi kintu ndiho no gusengera igihugu ibyo ndi kwerekwa byose n'iby'igihugu ari imyuka y'abakonikoni ari y'abanzi ari y'abashika ari y'abakibyo byose n'ibintu ndi kugenda nirukana kuri iki gihugu kugira ngo iki gihugu kigume kirimo ndabyirukana bikagenda se oya ndabyirukana bikagenda nuko ubu ngubu ntago biba byoroshye burya ngiyatangira ninjye muntu watewe n'ibikeri kubera ko buriya Mr. Joe iyo turimo turataka ibirere bikomeye natwe turatakwa ngiyatangira rwose natangiye kwatakwa n'ibikeri natakwa n'ibintu by'inzoka natakwa n'ibintu by'imbeba natakwa n'ibintu byinshi n'imyuka ihambaye kuko iyi si isa naho ikirimo ibintu byinshi bikirimo urujijo by'umwijima ariko uko dusenga nyine buriya na Yesu asenga iminsi 40 asenga iminsi 40 ku munsi wa mbere Satani ntiyigeze aza ku wa kabiri ntiyaje ariko ku gihe cyo kuyarangiza kwe ageze mu minsi 40 n'Imana ntabwo yaje kuvugana na Yesu ahubwo hahise haza Satani aravuga nese niba uri umwana w'Imana wagerageje ugakora ibi ukagira ibi ibyo turabizi muri make rero iyo tugenda dusenga tugenda tubona ibintu byinshi n'intambara nyinshi zinyuranye yewe n'abaruzi buriya no kwataka ibibirere by'abatinganyi ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu biba bigoye tuba dusabwa nyine gukomeza turi connecte n'Imana kugira ngo turusheho kumenya iby'Imana ishaka ariko iyi minsi 200 nyine ya mbere no gusengera abanyarwanda kugira ngo dukomeze turi abantu batuje kandi turi babantu bafite nanone rwa rukundo rw'Imana ariko dufite n'urukundo rugumaho dukunda igihugu cyacu nanone kandi dusengera ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo bukomeze gukora mu nshingano nanone zihura n'inyungu z'Imana ibyo ni muri ubwo buryo Mr. Joe okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane none se Prophet ubuhanuzi uhanura ko ari ibintu bikomeye ntabwo biba byoroshye ntabwo bijya biguteza intambara samuhawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu wenda ashobora kubitekereza John ndagira ngo ubwire ngo buriya abahanuzi basa naho ari bakuru ubundi bishingira ku kuba ari abantu bashobora kugira amayereko ashingiye ku bami ibihugu n'ibintu bitandukanye ariko duhura n'imbogamizi nyinshi muri aka kazi k'Imana kubera ubuhanuzi bukomeye Imana igenda impa ubu mfite abanzi benshi cyane abahiga ubugingo bwanjye ubu ni benshi baruzuye hose abatinganye bari kuvuga uti uyu mwana ugenda uvuga ngo ari kurwanya ibi bintu ari kubyirukana mu banyarwanda kubyirukana ku isi ubu intambara abagome nabo n'abanzi banyuranye abo ntibaba banyoroheye barwana rero mu buryo bwose bashobora kunteza ubukene bashobora kunteza ibigeragezo binyuranye niyo mpamvu narimo nkubwira ngo buriya nagiye kubona ngitangira amasengesho ngitangaza ibintu ngiye gusengera nagiye kubona mbona ibikeri byanteye mu rugo abandi si ibikeri yaje bibiza bitembera biza bimwe ku marembo bindi bihahe imbeba ziratera zizenguruka inzu yose zirazenguruka ndavani ibi ni bimpamagarira ubukene byose ndi kubibona inzoka ziraza ibintu byose birahaguruka n'abantu barakwanga jo n'abantu reka nkubwire iyo twageze kuberebana no gukora mu nyungu rusange ku bintu binini n'abantu benshi badafite imyumvire myiza kuri iki gihugu nabo bagiye banyanga benshi baranandutse mfite message ubu nyinshi z'abantu bagenda banduka bambwira ibintu byinshi bambwira uti wowe ibintu uri gusengera ntago tubishaka ngibaza abantu bundi bazi Imana yamamagaye ngewe Enock bene data inshuti z'umusaraba ntabwo Imana yigeze impamagarira ibintu bitoya kandi ikindi ntabwo Imana yigeze impamagarira gusengera abantu bato gusa ahubwo nge mbona ko Imana yamamagariye nyine gusengera abakuru abami gusengera abami gusengera ibihugu nuko nyine rimwe na rimwe n'ibihugu nge sengera ntibireba kure ngo bimbe hafi ariko nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda ho ndashimira Imana cyo kimpa umutekano kimpa amahoro nubwo wenda nagira ibigeragezo binyuranye ibyo byose bakanyataka mu buryo bumwe na bumwe ariko mbona ko ndamahoro kandi ngashimira nanone Imana ko mfite urukundo rukomeye rwo gukunda igihugu cyanjye no kugisengera kuko buriya nanyujije amaso mu isi hose ngenda ndeba no kuri uru Rwanda nta n'undi muyobozi igihugu cyacu kigeze kigira umeze nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kubera iki buriya mu masengesho yanjye mugarukaho cyane kubera mba mbona ko ni Mose Imana yaduhaye ndetse kandi ni nabo wari ukwiriye
kandi na n'ubu Imana yunganira nayo nta n'undi muntu urigera uboneka umeze nkawe cyangwa se washobora kuyobora abanyarwanda. Ari nayo mpamvu narimo nkubwira ko n'ejo bundi muri 24 niwe nyine uzakomeza kuyobora iki gihugu. Rero icyo nababwira, wenda ntashobora kumva ko ukunda perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyane, noneho urwo rukundo rwawe personnel ukarwita ubuhanuzi, umuntu ashobora gutekereza ntago bishoboka. Buriya ubuhanuzi ngende umuhanuzi mukuru udashobora gufatwa n'ibintu birebana n'amarangamutima, ariko gukunda umuyobozi wanjye ubwabyo urumva n'inshingano kumukunda, ndetse no kuba namukundisha n'abandi bantu baba bafite imyumvire wenda mibi kuri we. Mbabumva nshobora kugenda mbaforomata kugira ngo bagende bajya ku murongo, bagirirwa rukundo rwuzuye rushingiye ku Mana. Rero ntabwo byaba bishingiye ku kuba wenda nashobora kugenda mpanura ibintu bishingiye ku mpamvu z'urukundo rwinshi mukunda, ariko uretse ko mukunda n'ubundi ndamukunda, ariko ibyo nge mbona kuri we ari nabyo menyesha abanyarwanda n'ibintu biriho kandi n'ibintu banabona. Okay, yego, kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Nuko rero amasengesho y'iminsi 1000 urayakomeza, nyuma y'iminsi 200 urusengera igihugu nyine uzakomeza n'ibindi byifuzo, ariko ngira ngo n'abantu cyangwa bamwe bita intama z'abagire ubufasha mu gusenga nabo ibyifuzo byabo ntekereza kutawabyibagiwe. Iyo twikoreye ibyifuzo by'ibihugu n'isi, ubwo isi n'ibihugu harimo babantu, kubera ngiye Imana yanzamuye kugira ngo ndebe mu buryo rusange, mu nyungu rusange, ariko abo bantu bose bakuriye hehe? Bakuriye mu gihugu. Intama zikuye mu gihugu, aya madini yose, ibintu byose bikuriye hehe? Muri cya gihugu. Urumva uko dusabira cya gihugu amahoro, niko n'intama zose zirushaho kugira ute? Kugubwa neza. Uko ndushaho gusabira umuyobozi w'igihugu nabo bafatikanya, niko nabo baturage bose bagenda barushaho kugira umugisha w'Imana, bagenda baba amahoro, n'intama zose zigenda zigubwa neza. Kandi intama zo buri munsi zimwe na zimwe turabonana, nubwo hari n'abamamagara banyuranye baba baje nko kunyica. Erega John ntago byoroshye. Iyo usa naho urimo uravuga ku bintu bihambaye, watakwa mu buryo bwinshi. Ushobora kwatakwa n'ibitero bihambaye, bakonikona bagome bakataka bagaca mu nzira nyinshi, ariko urumva muri ibyo byose tubikubiyemo, abo bose baba barimo kugira ngo bagende basengerwa kubw'ubuntu bw'Imana. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Urakomeje rero iminsi 1000. Ndakomeje kandi ubu rwose nta n'ikindi kintu nibuka. Icyo nibuka ndi kwibuka Kristo n'inshingano yampaye, kuko buriya gufata iminsi 1000 urabizi nsanzwe nsenga, ariko ntabwo nari narigeze mfata n'iminsi 200, n'iminsi 100 nayo nari narigeze mfata. Ariko Imana yarambwiye ngo kubera ibihe bibi byugarije isi, kubera ibihe bibi birimo biragenda bitera ibintu byinshi birimo biragenda bihindagurika cyane muri iki gihe, Satani arimo arakoresha imbaraga zikomeye, ko Satani ntabwo arigera ahagarara gukora. Ariyo mpamvu Imana idusaba kuba maso, tugasenga kugira ngo Imana igende ikora ibihambaye muri ibi bihe. Aya masengesho y'iminsi 1000 na igitekerezo cyawe ni Imana yabigutegetse? Ntabwo ari ibitekerezo byanjye, niyo mpamvu ubona nananutse, kubera ko ni ibitekerezo by'Imana, ni umugambi w'Imana, ni impamvu y'Imana. Imana yambwiye kuyatangira, nabyumvishe bwa mbere mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Ndavanese ngewe iminsi 1000, njyewe nuke ko ndi umuntu wo kujya kubwira abantu ahubwo ayo bazakora, nkajya nzanje kubarebera ibizababaho biti. Ariko irambwira ngo ngomba kwiyeza, kandi ngatandukana na buri kintu cyose cyanyanduza. Noneho hanyuma, kuko buriya nabanje gufata iminsi 40 yo kwezwa, yo kwiyeza kugira ngo nemererwe kuza imbere y'Imana. Urajya ngo gusengera igihugu ni ibintu byoroshye, cyangwa gusengera isi, cyangwa kuhagarara ukatangira kwirukana ibyo bintu by'iyo myuka ikomeye gutyo. Mr. John, ntabwo ari ibintu byoroshye muvandimwe wanjye, ni ibintu byasabye ko mbanza kugira iminsi 40 yo kwiyeza. Iyo minsi 40 yo kwiyeza irangiye, nibwo nashoboye kwemererwa gutangira aya masengesho guhera ku itariki ya mbere z'uku kwezi nyine kwa 4. Ubu gushyika n'uyu munsi nyine ndakomeje. Ndakomeje kuko buriya kuba mu Mana ni ibintu byiza, no kumvira Imana ni iby'agaciro. Urumva rero ni Imana ubwayo yantegetse aya masengesho kugira ngo nsengere ibyo bintu 5, ariko cyane cyane nsengera n'abanyarwanda kugira ngo dukomeze turi abantu bashimwa n'Imana kandi bakora bijyanye n'inyungu
n'ubushake bw'Imana. Yego, ngira ngo murabyumva cyane yuko ni ibihe bitoroshye cyangwa ni amasengesho nyine agomba gukora asengera ibyo bintu byose yavuze nk'uko Imana yabimushyize ku mutima. Hari abantu bapinga amasengesho kabatse ibyo ni ibiki, kaba bavuga ati yarasaze cyangwa bakabifata ukundi wenda ati agiye gusenga iminsi 1000 gute se mu buhe buryo, niki wababwira abo bantu? Nabara yuko batarashobora kugera ku rugero bashobora kugira imitekerereze ya nyayo y'Imana. Kuko buriya amasengesho John, ngewe amasengesho yaranzuye ubwo nari napfuye. N'amasengesho yanzuye, abaganga bananiwe kugira ikintu bamfasha, amasengesho nabonye anzura. Amasengesho buriya ni ubuzima. Aba bantu rero badashobora kumva amasengesho cyangwa bayapinga, ubwo abo bafite abapfumu. Kuko udasenga buriya arasengera, kubera ko buriya udafite abamusengera bafite wenda abapfumu. Ariko icyo navuga cyangwa nabwira abo bantu nuko buriya nta bundi buryo, nta n'undi murongo uhari abantu bashobora guhuriramo n'Imana bidaciye mu nzira y'iki, mu nzira y'amasengesho. Binyuze rero mu nzira y'amasengesho, nabwira abantu bose bo wenda bataragira kumenya imbaraga ziri mu masengesho ko amasengesho ashobora guhindura ibintu byinshi ku isi, ashobora guhindura ibintu byinshi ku gihugu, ashobora guhindura ibintu byinshi mu buzima bw'abantu, ashobora gukuraho no gusenya imirimo yose yande ya Satani. Rero nababwira ngo n'abatabyumvaga nibagerageze bashaka Imana, basenge kandi basenga niki umwete, kubera ko amasengesho y'abera azagira ute, azibukwa. Yego, ngira ngo birumvikana cyane. Ese dufite amatopike menshi tuzajya tugenda tuganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko myemerera yamaze iki kiganiro twari dukoze cyari cyo kuvuga ku masengesho y'iminsi 1000 no gusengera igihugu. Ngira ngo cyari nk'amatangazo ruje guha abantu b'Imana. None mbere yuko tugana ku musozo, niki kindi wumva wabwira intore z'Imana ziri kureba iki kiganiro? Intore z'Imana mwese, ikindi nababwira muri iki cyanditswe Yeremiya 29:11 haravuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka agira ute avuga. Amen. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane kandi Imana ibagirire neza. Yego. Yes. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Ni Prophet Enock twari kumwe turimo tugana ku musozo. Nimero ze za telefone ngizo zanditse ku kiganiro. Uretse yuko ushaka kumenya ibiganiro bye andi mavuga butumwa atandukanye, wasura nyine channel yiwe yitwa Eden TV, ngiyo ipininze munsi y'iki kiganiro. Ibiriho ibintu byiza cyane, iriho ubuhanuzi n'amayerekwa, iriho ivuga butumwa akora mu buryo butandukanye. Tuzajya tugenda tumugarukana tuganira ku buryo butandukanye. Nabonye uri kumena amabanga akomeye. Bira bintu by'amabanga ya Satani n'abakozi b'Imana bagiye bapfa. Ndaguma kubivuga ahubwo bari kumpiga. Bari kumpiga. Nabo bantu bose banyuranye babangenza, ariko Enock ararinzwe. Ndinzwe n'imbaraga zikomeza Imana, kuko Imana iracyamagaze undi kumena amabanga akomeye. Kandi iyo turi mu masengesho tuba dushobora guhishurirwa ibintu byinshi kandi tukamenya ibintu byinshi bitandukanye biri mu isi y'umwuka, ibiri mu isi y'umwijima. Abakonikoni, abantu badasenga ibintu byinshi bitandukanye, Imana igenda ibitwereka. Ubwo rero ndi kuyamena. Imana igushoboze kugira ngo ushyire hanze ukuri, kuko barabona ni mu muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Rero nyemerera dusoreza ahangaha. Reka dusoze kukayera amatangazo twari tuzanye, ndetse no kushimangira gahunda iri muri 2024 kuri uru Rwanda uko iteye. Gahunda y'Imana, igitekerezo cy'Imana, umugambi wayo kuri uru Rwanda. Ibyo rero Imana ibaha umugisha. Abakunzi biyobokamana, Imana ibaha umugisha. Yego. Dusengere n'ubundi kugira ngo ubu butumwa uvuze bugende abantu bukore icyo Imana ishaka mu mitima yabo. Data mu izina rya Yesu, data mu izina ryawe ryera, data mu izina ryawe rikomeye, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye Mwami aya magambo yawe tuvuze. Mwami Yesu Kristo, reka uyaherekereshe
imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo umuntu wese uzashobora kuyumva azashobore kuyitondera no kumenya ko mwami avuye ku mutima wawe uhoraho. Turagushimiye, komeza kubera amaso igihugu cyacu, komeza kubera amaso itorero, komeza kubera amaso isi muri rusange, komeza gukora ibidasanzwe kugira ngo izina ryawe rigume gushimwa, kubw'izina rya Yesu umwami wacu, amen.